Ikinyamakuru cyacu n'umwitsi nongeye kubaha ikaze nk'uko bisanzwe mu kiganiro duhora tubagezaho buri munsi. Ntago ari ikiganiro kimwe, ni amakuru asesenguye kandi arimo ikintu bita inganzo. My friend, tuba twagiye twarenze imipaka y'imbibe z'u Rwanda. Ubwo nongeye kubasuhuza mwese rero mwemera kuduha umwanya no kudukurikirana gatanu kuri gatanu. Reka dutangirire ku banyarwanda baba mu mahanga cyangwa se hakurya y'imbibe z'igihugu cyacu. Ubwo ndavuga bari muri Afrika, Uburayi n'indi migabane yose ituye isi. Ariko reka mpere mu gihugu cy'Ubufaransa. Mu Bufaransa hari abanyarwanda bahatuye benshi kandi batari bake, ariko duheretse kumva inkuru y'incamugongo ubwo umugabo yatinyukaga agafata umugore we akamutera ibyuma kugeza amwishe, akamumaramo umwuka, nyamuneka umuntu agapfa akarangira. Ariko kuri uyu munsi wa none ntabwo tugiye kugaruka kuri iyo nkuru mbi y'incamugongo y'abanyarwanda bicaniye mu Bufaransa. Oya, nuko hari ikindi kintu nshaka ko tuganira, kuko ibintu bijyanye n'imiryango muri iyi minsi bimaze kuba ikibazo ku buryo bisigaye bigorana ndetse bigatera ubwoba abantu bumva bashaka kuba abagore cyangwa abagabo. Ntabwo nje kwigisha hano cyangwa se kwigisha umubano nka bimwe muzi byo kwa padiri. Oya, ahubwo ndi kugira ngo tumenye ni uwuhe mwuka mubi uri mu miryango, hagati mu miryango utuma abantu bari kwicana. Kuko hano mu Rwanda iyo utumvise umugabo wiyahuye wumva umugabo wishe umugore, iyo utumvise umugabo wishe umugore wumva umugore wishe umugabo, iyo bitabaye ibyo wumva uwishe umusheri we. Hari n'abakubitana, nari n'uwo numvise ejo bundi ngo yakubise sheri we kubera ko yamwimye amabati 60 yari yamwemereye kugira ngo basezerane, kandi bari baravuye no mu murenge. Icyari gisigaye kwa rukujya imbere y'Imana n'abantu, hanyuma bagasezerana bagakora ubukwe bibibi. Agira gutya aramufata rwose, afata umukobwa aramukubita. Abakobwa namwe mujye mwemera ibyo mushoboye, ntago rimwe na rimwe ntago bigaragara neza, urumva. Ariko ntago niba utabikoze ntibivuze ngo umuhungu azagire gute agufata kujwibagure gute kwa kajwiga ngo ntiwamuhaye amabati. So ako karagaciyemo. Ariko mu gihugu cy'Ubufaransa hafi y'umujyi wa Lyon cyangwa se mu nkengero z'umujyi wa Lyon ahitwa Sept Places, aho niho habereye igikorwa cy'incamugongo, igikorwa nakwita ko ari cy'ubugwari, igikorwa gisa nabi, igikorwa nyamuneka cyo kumena amaraso. My friend, ndumva mfite agahinda, amabere yikoze ntosa. Uretse no kosa sinanabyara ndi umugabo, ariko amabere yikoze. Nimvuga ibi ntabwo ari ikindi kintu, biba biteye agahinda kubona umuntu w'umugabo ufata umugore we basezeranye, baryamanye, babyaranye, bararamwishuka imwe, yarangiza akamufata agafata icyuma agakerera ijosi mpaka rivuyeho nk'ukerera ihene cyangwa inkoko. Ngira ngo murimo muranyumva neza abantu munkurikiye. No kuvuga ngo hafi y'umujyi wa Lyon mu Bufaransa hari umugabo witwa Jean Claude Ngoboka. Yari afite umugore we wari ufite imyaka 35, umugabo yari afite 39. Ariko byatunguranye ubwo umugabo yagendaga agafata umugore we agafata icyuma akamukerera ijosi mpaka rivuyeho, kugeza ubwo byabaye ngo mu masaa 9 y'ijoro. Byabaye ku itariki 26 z'uku kwezi kwa 10, nibwo iryo shyano ryaguye mu masaa 9 y'ijoro, abana basinziriye, nta uzi ibyamva henda jyahe. Rwose afata icyuma arakerera ijosi hariya igihimba hariya. Namwe munyumvire. Jewe njya nibaza, ese abantu bagira ubunyamaswa ku ruhe rwego yaho umuntu yumva yamena amaraso ya mugenzi we? Kuko bimaze kuba nk'umuco. Abe hano mu Rwanda tujya twumva amakuru hirya no hino, twumva ngo umuntu yishe undi. Habe no mu bihugu duturanye none byafashe indi ntera, byavuye mu Rwanda. N'abanyarwanda bene wacu baba hanze bataba no mu gihugu imbere, nabo batangiye gusubiranamo bari kwicana. Ariko by'umwihariko harimo haricana abantu babana mu ngo. Nukuvuga ngo izo saa 9 z'ijoro we yaragiye afata icyuma, abana baryamye basinziriye, nta mwana n'umwe ukanuye. Arangije afata icyuma
niba yaramufasha akamugobanya, niba yaramukereye ijosi yabanje kumuniga yaheze umwuka, ntabwo mbizi. We gusa yaragiye afata izosi arakerera, nta nduru ibaye, nta n'ikindi kibazo kibaye, ijosi arishyira ku ruhande, igihimba gishyira ku ruhande. Arangije muri iryo joro ahita afata n'inzira ajya kwa mubyara w'umugore we, uwo bita Jean Claude Ngoboka. Yishe umugore we amaze kumukerera ijosi, kugira ngo wumve ko ni ibintu yakoze yagambiriye, yateguye, buri kimwe cyose kiri mu mwanya wacyo. Nyine kwica uburyo yamwishemo bwose ni ibintu yari yateguye, ni ibintu ntago ari ibintu twavuga ngo byaramutunguye. Ahubwo ngiye mbona uriya mugabo ashobora kuba yaracunze wa mugana abana basinziriye, agacunga n'umugore asinziriye, we akamukerera ijosi umugore atazi ikijya mbere. Kuko urebye n'ukuntu umugore ameze, ukareba n'ukuntu, nubwo bavuga ngo, nubwo hari ukuntu abantu bajya bavuga ngo, hari ukuntu umuntu ajya avuga ngo aritonda, ariko undi akavuga ati buriya ni foto, hitonda ifoto kandi nayo umuyaga urayinyeganyeza. Ariko iyo urebye ku ifoto ukareba nk'umugabo, ukareba n'abantu b'imfura rwose, utakekeraho ibyo bintu. Niyo mpamvu Abaswahili bavuga ngo simba ya kwanza ilikuwa dunia ni mtu. Inyamaswa ya mbere iri kuri iyi si ya rurema ni umuntu. Buriya uzatinya umuntu. Niba umuntu ashobora mushobora guhuza amaraso, mugahuza ibintu byose, mugahuza umubiri, hakagira n'ibibasohokamo, mukagira urubyaro, umuntu akitonda agafata icyuma agakera ijosi ry'umuntu babana mu nzu, umugore n'umugabo basezeranye, ni ukuri kw'Imana mu nyumvire. Rimwe na rimwe nzajya nananyuzamo mbabwire, nyuzemo mbabwire n'akantu k'ijambo ry'Imana. Mu minsi ya nyuma bazakunda imiya, ababyeyi banga abana babo n'abana bihakana ababyeyi babo, ndetse n'abakundanaga bicane kubera bakunde n'imiya. Mu minsi ya nyuma haze n'abahanuzi b'ibinyoma, indwara z'ibyorezo, intambara z'urudatsi, n'ubwenge bwinshi. Ngo nimubona, Bibiliya avuga ngo nimubona abantu bagize ubwenge bwinshi, muzamenye ko ariko kugaruka k'Umwami Yesu. Rimwe na rimwe ntitukababwira amakuru ngo niturangiza tugire gute, tugende tutanabagiriye inama. Ngiye kubikubwira ntacyo bintwaye, ni amakuru bagomba kubatangariza aba yabaye, ariko mba ngomba no kunyuzamo ako kantu kugira ngo ugatekereze neza, ubanze wumve unamenye. Ejo cyangwa ejo bundi utazava no mu mubiri ukagenda ufite ibyaha nk'igihumbi ngo hari ibyo utaruzi, kuko uko umenya byinshi nako uzabazwa byinshi. Reka twigarukiye, ntago naje kubwiriza, ariko uyu mugabo bivugwa ko akimara kwica umugore we amuhotoye ako kageni, yaruhukiye kwa mubyara w'umugore we, aragenda amubwiza ukuri amuga ati nyamunekanisha umugore wanjye, nta kindi, kora ikintu ushaka. Mubyara w'umugore we aramubwira ngo koko se wamwishe? Undi aravuga ati giye namwishe nanamurangije, sawa tugende tujye iwawe tujye kureba. Abana bari bagisinzire, mubyibuke neza ko ngewe ni ukuvuga ngo mba nigereye yo nkaba nyine ibintu byose, ntabwo mba navuye mu Rwanda, ariko ni ukuvuga ngo mba mfite abantu hirya no hino bampereza amakuru 5 kuri 5. Ni ukuvuga ngo ikinyamakuru Umwitsi tugerageza gukora buri kimwe cyose gishoboka kugira ngo mumenye amakuru atari ivumbi, hatagira n'undi musesengura amakuru wari we wese uzaka kubwira ibintu by'ibitepfu aho ngaho akakubwira n'ibidahari. Oya, jya unkurikira umunsi kundi 5 kuri 5 kugira ngo tunabane, atazajya n'umuntu uzaka kubwira ibintu atoraguye, bya bindi bagenda bapfundapfundikanya utuntu tw'udukurukuru, akaza akakubwira ibintu biraho by'umwanda. Oya, ntago ari uko bimeze. Ni ukuvuga ngo rero uyu muntu tatuvugana baragiye bageze mu rugo, bro Jemba ngomba kubaha amakuru ariko nkayababwira nk'inkuru, nyine nkaba akantu kukana ingingo ku yindi, nta kintu ndenzeho. Nahise ubona abamaze iki nabasobanurira, kuko nujya kureba neza ukitegereza uburyo ibi bintu byagenze, kurinda bavuye iwabo wa mwene wabo n'umugore bakagera ku rugo rw'umuntu rw'umwicanyi, bo bagiye ubundi basanga ijosi ryavuyeho, amaraso yavuye. Gusa ni ibintu gewe narebye, banyoreje n'amashusho arimo n'aka video gato yandeba ukuntu byari bimeze, byabashije kuntera ubwoba, numva sinzi ngize ihungabana ritoya muri gewe, sinari gitarito kuko kubona umuntu yica undi ni ibintu ntamenyereye. Nakabaye nanabishyira no kuri televiziyo yanyu muri kureba mukabibona, ariko bahita bafatira ibihano my dear, ntago nababeshya. Nukuva bahita bafunga ikinyamakuru menye, nimuzongera no kugirana umukuru amakuru yacu. Ariko ikintu ndi kubabwira ngiye nabirebye bintera ubwoba. Buriya nujya gukora ikintu ujye ubanza utekereze kabiri.
ngiye mwanya wo kukwica no kugukubita urushyi ndabanza nkabitekerezaho, nabona bikwiriye nkabikora. Icyo nicyo kintu gikomeye nakorera umuntu mugenzi wanjye, urushyi rwonyine, ariko ndabanza nkarutekereza niba ruri bumveho koko rukwiriye bitewe n'ikintu wakoze. Kuko uriya mugabo nawe uburyo yamwishemo buteye ubwoba, buteye isoni n'agahinda, kuko mubyara we yabonye bimurenze akimara kugera ku ntumbi ya mubyara we, nawe arangije ahamagara inzego z'umutekano zibishinzwe, ahamagara polisi na gendarmerie yo mu Bufaransa. Abajandarume nyine bose baraza bazenguruka inzu barareba, barangije umugabo baramufata bajya kumufunga, nta n'ikindi bari kumukorera, baragenda bajya kumufunga. Ubu ni pereza riracyakorwa. Ariko mu 2014 bari basanzwe babanye nabi, kugira ngo mwumve ko ibintu bitaje nonaha cyangwa se uyu munsi, ku buryo umugore yareze inshuro 3 arega uriya mugabo kamukorera ihohotera, amubangamira, amuhoza ku nkeke. Ngira ngo uriya mugabo 2014 yararezwe arafungwa amara imyaka 5. 2019 arangije agira gute agaruka mu rugo rwe, n'ubundi ntibyashira amuhoza ku nkeke. Ese umugore yaba, reka tuvuge ko wenda umugore ari umunyamakosa ko ntabyera ngo de, bara ntago umugabo nawe yatekereje ngo ahubanuke hariya atekereze ko azapfa kujombagura umuntu ibyuma. None harangije umugabo akimara kumufungura araza akomeza kumuhoza ku nkeke, amuhoza ku nkeke pe. Umugore nanone agasubira kurega, kera kabaye amukereye ijosi, aramuhitanye nguko aramugubanuye. Ariko reka tubirebere hamwe. Uretse ko abana barangije kugera mu muryango, ko bari bafite umuryango munini, ubu bari gukurikiranwa kandi bameze neza, ariko tuvugisha ukuri, nk'uyu Jean Claude Ngoboka ikintu akoze, yambuye umuntu ubuzima, avukije abana uburenganzira bwabo bwo kurerwa n'ababyeyi bombi, nawe ubwe nta burenganzira gifite ku bana be kuko agiye gufungwa, amategeko agiye kumubona. Tujye tuvugisha ukuri. None se biriya bintu ni ubunyamaswa, ni imyuka mibi, ni za karande zo mu miri ushobora kubiha ku buryo umuntu ashaka kuvuga ngo arifasha agiye gufata umuntu babyaranye. Bro, njyewe ntago naka kanya ntago ndashyikira rura rupfu nyine, ntago ndarukurura ngo ngumve neza numva ukuntu umuntu ashobora kwica undi. Hari umwe mu bahanzi hano mu Rwanda wavuze ngo nta rupfu ruba rwiza, ariko uko wapfa kose baguhamba muri diyama, baguhamba muri serikei imezite, ariko kila mtu alikuwa dunia Demetre. Kiriya ni kibanza umuntu wari wese atajya burana, atajya asabira ibyangombwa, atajya ahabwa mutation. Kiriya ni kibanza batarinda guterera intambwe. Umva, Demetre ukiva mu nda ya nyoko, kiriya kibanza ni kibanza ubusinyiwe utajya uburana uko byagenda kose. Uwo waba uri wo wese urapfa ukagenda kandi ukabisika. Iyo uvuye mu nda ya nyoko uba mu nzu wubakiwe n'abantu, ukarya ibyo wateguriwe n'abantu, ukambikwa imyenda washakiwe n'abantu, ndetse n'iyo upfuye inzu ujya guturamo ubuzima bwawe bwose utakiri muzima uyubakirwa n'abantu, ndetse n'ibyo ujyana ubihabwa n'abantu. Iyo uje ku isi ntacyo uzana, n'iyo ugiye ntacyo ujyana. Cyo tuvugisha ukuri. Nta na rimwe rero, niba udashobora kurema n'umuntu, niba udashobora no kubumba ishusho y'umuntu mu cyondo, umuntu we waremwe n'Imana, wowe urinde umwambura ubuzima. Cyo tuvugisha ukuri. Urinde ushinzwe gufata umuntu ukamwambura ubuzima, ku buryo wumva tureke nibyo navuze haruguru ngo wabyaranye n'umuntu, uri umugore, uri umugabo, murabana mu nzu. Ubundi urinde, uri muntu cyo ushobora kwambura umuntu ubuzima udashobora kumuha ubundi. Urinde. Ibyo ngibyo ni ibintu ushobora gukora ukavuga ngo okay, kubera ko ipantaro yanjye nige wayiguze, ushobora kuyica uko nshaka cyangwa se aho nshaka, nkayisubiza ku mutayira akayidoda. Kandi ukayambara ukajya mu muhanda. Ariko se umuntu numwica, reka twumve iki ngiki nacyo tukivugeho. Numara kumwica ukamwambura ubuzima, uzakora iki ngo agaruke? Uzakora iki ngo agaruke? Ndagira ngo nkumenyeshe ngo niyo waba ubyara impanga kajana ziza zisa zigapfa, ntabwo wakongera kubyara nka zazindi. Ntabwo bibaho, ni impossible. Ubwo n'ubutumwa budashoboka.
igifaransa bavuga ngo ni mission impossible, ntabwo bibaho. Mukomeze mumena amaraso, mwisiga amaraso y'abantu, muyakarabe, muyanywe, murya inyama zabo, nta kibazo, ariko nta kintu na kimwe kitagira ingaruka. Kandi buri munsi ukora ibintu bibi, ntushobora gupfa bitaraguca mu maso ngo byongere bigaruke ubibone, bikugaruke mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Nukora ikintu cyiza biragoye, nyuma yo kuba bigoye nta nubwo bishoboka ngo nurangiza upfe bya bintu byiza wakoze bitaragaruka ngo ubibone mu maso yawe, mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ibyo nagira ngo tuganire hano rero, nagira ngo magezo amakuru yiriyo mu Bufaransa mu nkengero z'uwo mujyi. Habaye inkuru y'incamugongo, ishyano rikagwira abantu. Umugabo akica umugore we, babyaranye abana babiri. Umugore afite imyaka 35, undi afite imyaka 39. Jean Claude Ngoboka, ngayo nguko bose babaga mu Bufaransa. Ariko ndagira ngo bantu nshuti zanjye mukurikira umwitsi, mujye mugira umutima, mubane neza. Buriya rega iyo ubana n'umuntu wumva, nari ngiye gusezera ariko reka aka kantu nkongereho. Iyo ubana n'umuntu ukumva arakubangamiye, abe umuvandimwe wawe, umufamiliye ku ruhande, cyangwa se umugore wawe, ukumva arakubangamiye, nubona bidashoboka ko yava mu buzima bwawe ngo agende, wowe uzave mu buzima bwe umubise wigendere, aho kugira ngo ujye kwiyandurisha amaraso y'umwana w'umuntu. Uzavemo wigendere. Muri intwaro nziza, buriya ngo akarimi koshywa n'akandi, ariko intwaro nziza muri ubu buzima iherekeza umuntu akagera yajya amahoro, ni uguceceka. Reba wumve uceceke. Iyo ucecetse buriya ntawe ubara watabonye. Iyo ucecetse ntuvuge, ugaceceka nyine ibintu byose ukamiramiza. Bro, ndagira ngo nkubwire ko nta hantu nyine umuntu yahera ku judging. Buriya niyo ushwanye n'umuntu yakwendereje cyangwa se mufite ibyo mwapfuye byanyu, akavuga ukamusubiza, buriya umuhaye impamvu n'icyuho cyo kwifashisha nawe avuga ibyo ashaka. Ariko wa muntu nimugirana ikibazo akavuga, wowe ugaceceka, azagera hagire n'isoni no kuvuga bireke. Ahubwo uzatungurwa no gusanga arimo aravuga ngo ubundi se ko katavuga kubera iki? Yavuze agera habona ko wamuciye amazi, atangiye gusuzugurika kubera ko yabonye ko ari kubwira atari kumusubiza. Intwaro ya mbere ni ukureba ukumva ugaceceka. Nizere ko mumeze neza rero, mugira ibihe byiza. Mbibutsa gukora subscribe, like, sharing ndetse na comment.